sibyo baturwanyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya wabona ni urushishi buriya wabona ari hari ubushobozi bwanyu bwari bugarukiye so rero iyo utangiye gufasha umuntu ntago umucutsa muri buriya rwego ahubwo umucutsa pora gake kandi buriya ngo harya ngo wigisha umuntu ngo iyo wigishije umuntu ngo kurya ifi mwigisha no kubayiroba buriya ntabirenze mukomeze mugubwe neza siko bimeze cyakomeza bagubwe neza aho bicaye bumve ariko turanabakunda original no byagera kuri iki kintu ofu movazi movie movie story the story story numva ni inkuru kabiri gatatu in the talks yazi igihe Hello guys, turabashuje cyane by'umwihariko abakunzi ba Talks aho muri hose twizere ko mumeze neza mu ntara zigize igihugu ariko kandi n'abantu muri hanze yarwo twizere ko mumeze neza. So rero nkuko mwabibonye mbere na mbere ikintu mbanje kuvuga ni ukubashimira mu izina rya bagenzi banjye aba bari hano abatabashije kuboneka twese tubanje kubashimira ku mwihariko mukomeje kutwereka ku rukundo ku bitekerezo turabashimiye cyane. Hanyuma rero duherukana mu topic agiye atandukanye twiganirira ndetse nge na bagenzi banjye tuganira ibintu bigiye bitandukanye mwamara tukungurana ibitekerezo. Hanyuma rero tuza kuburaho gatoya ariko ntabwo twabuze mwabibonye ibindi bikorwa twese twinjiramo ni nabyo tugiye kugaruka tuvugaho. Yego uyu munsi rero twongeye kwicara ngo tuganire haba bagenzi banje turi kumwe ndetse n'abandi batwicaye hirya. Uyu munsi twagarutse ariko uyu munsi ntabwo twagarutse kuri topic twagarutse mu ngero zigera nk'eshatu cyangwa se mu bice bibiri bigiye kugira iki kiganiro tugiye gukora apana topic. Icya mbere tuje gushimira, icya kabiri tuje kwamamaza cyangwa se kubabwira izindi gahunda dufite mu minsi iri imbere. Hanyuma rero ngiye mutangiranye Joy ufite umurera hamwe na bagenzi banjye reka babibwire ubundi tubone dukomeze ikiganiro duhereye kuri uyu mukobwa mwiza mwawe. Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. So uko muri kumbona hano nyira muri filime nitwa Aline n'abandi kumwe n'abagenzi banjye ahubwo by'umwihariko mbanje kubashimira urukundo muri kutwereka kuri filime turi gusohora. Komeze mutishyigikire kandi Imana ikomeze kubarinda. So nkaba ndi kumwe n'abagenzi banjye rero ntabwo nakomeza kwiharira ijambo njyenyine. Okay. So murakoze cyane. Amazina ni Tonton Musa nuko musanga mu bimenyereye bakunzi ba Talks. Tuzanye kubashimira mwakoze sub, mwakoze share, mwashinze n'abandi bakabibona ibikorwa twagiye dukora. Batumenyereye mu biganiro. Abo batumenyereye mu biganiro dukora ibiganiro tuza gutera imbere tujye no mu mafilime. So turabashimira cyane bakomeje kudushyigikira babona ibikorwa turi gukora bada support za message turabashimira cyane aho bari. So uyu munsi tuje hano tuje kubashimira mwe mwakomeje gukurikirana ibiganiro byacu n'amafilime turi kubazanira. Ntago ndi ngiye nyine hano muri studio ndi kumwe na bagenzi banjye kaje kubabwira ibyiza tubashimira urukundo mukomeje kutugira. So murakoze kadiri n'abagenzi banjye jana. Natwe turabashimiye cyane rwose kukigoro mwagize ko kudukurikirana. Amazina yanjye nitwa Rubentwari Siriyake. Musanzwe mubibona mu filime dukina amazina tuzwi ku izina rya Murundi. Turi n'iteka ryo kubashimira no kubakengurukira ku byiza udahengeshanya kudutera intege mu makomantere mudushigikira. Tukaba twongeye kubaha n'ikaze ku filime zindi zigiye gusohoka hato na hato. Ibindi muzokurikirana tuzobandanya tubiganirako. Murakoze cyane. Hanyuma rero mwabyumvise ni ngewe Joy ndetse na Aline na Musa na Murundi tugiye kubana uyu munsi
mu rwego rwo kugira ngo tuganire ku bintu twari tumaze iminsi turimo, haba ibyatambutse cyangwa se ibyo duteganya gukora muri iyi minsi, duhereye kuri filime twashoje yitwa Time yarangiye, tukagaruka no ku yindi twatangiye gusohora ejo. Mwarabibonye rero ko ibikorwa bigikomeje. So rero mwabibonye yuko twambaye imipira myiza cyane. Hello guys. Mwabibonye ko twambaye imipira myiza cyane yanditseho amagambo meza. Hanyuma rero bakunzi beza, bakunzi bacu, ibi bintu byose turimo mbere na mbere ni mwebwe tubikesha. Kuba twambaye imipira nuko twabonye ko ibintu turimo nyine mu bikunzi. So rero hanyuma kugira ngo dutangire tuganire ku gice cya mbere, turatangirira amatopike yo twakoraga, twabaye tuyahagaritse kugira ngo duhere twinjira mu mafilme. Rero filime twatangiriye ni filime ya The Time series twakoze. Iriya filime navuga ngo ni filime twakoze ku gitekerezo cyangwa se tweshe duhuje ibitekerezo. Iriya filime nje niyo yanyeretse ko dufite inshuti cyangwa se dufite abantu. Mwe ntabwo ariko muri kubyumva ko tubibona kabisa. hanyuma The Time series rero ni filime yanyeretse ko turi kumwe n'abantu, turi kumwe n'abakunzi. So reka mvuge ngo bari abantu twabonye kuri iriya filime ni abantu b'ingenzi, nibo batumye aka kanya twicaye hano twambaye ukukuku, kuko iyo mutatwereka urwa rukundo ntabwo twari kuba twicaye hano twambaye imipira. Imipira ni original. None byagera kuri iki kintu. Iyi mipira itandukanye n'abantu bose barimo hano imipira bambaye. Aya magambo yonyine iyo mutandika aya magambo nkabambara byari kuba birenze. Muri uvuze ngo icyo muzi kari danje. Rero hanyuma rero niyo mpamvu twabonye urukundo bigwanye muri la filime. Ntabwo nareka kuvuga ngo ira filime urukundo mwatweretse twarishimye cyane. Ibitekerezo mwaduhaye byari sawa. Nta nubwo nareka kuvuga ngo hari hakubiyemo abantu badukunze, ariko harimo n'injyaharya cyane. Mvugiraho bari abantu bose ntabwo ariko bitewe wenda n'uburyo ukora share ugapostinga ama SMS ugenda wakira, ibitekerezo ugenda wakira. Hari umuntu ukubwira sha wa muntu nibivamo rwose gire kwihingira cyangwa wiryamire cyangwa ugire gusyaka. Shone je ntago bajya babura. Sibyo? Nde narabibonye ariko ndavuga ati naribi mwebwe reka mbe mbagenje ukuntu hanyuma gendane n'abagendana. Duhereye kuri filime amatopike byo ntago twayibagiwe n'ubundi azagaruka. Twakoze filime twatangira Time. Bamwe iyi filime twasohoye nimuzibaza abantu kuki abatangiye Time kuki batakomeje. Iyo bita harya ijambo rya munyutse. Aya murugo bahita daira kabitaye bagiye. Iyo bimenya ngo byari ijambo. Mama nembivuze gutyo hari bamwe hari bamwe bata ariko mubona nakasoma rega nacyoza kabisa. Uyu munsi ni ibyishimo turi hano reka cyane gose. Nibabone turi guseka, ni ibyishimo dufite hano tumeje kugira Ibyishimo ni umupira we papa kabisa. Mama mvuze gutyo hari bamwe batangiye kuri Time nibazibaza impamvu ati se kuki abatangiye Time kuki batigeze bagaragara muri mujye muvuga n'amazina yayo kuko mujye muvuga n'izina. Iyo mbimenya ryari ijambo. Niyo mpamvu tuje kwamamaza iyo filimi, tuje no kubashimira cyane mukomeze muyirebe. Abakunzi ba Tox n'abafana babo ni byiza cyane kabisa. Turabakunda cyane. Noneho nimuzibaza impamvu bariya impamvu twazanye abashyashya ngo kuki bari abavuyemo ni ukubera iki. Hari igihe ukora ikintu uzi ko kuri kumwe n'abandi. Yego. Sibyo? muri wenyine. Uzi ko uri kumwe n'abandi wigoma ushora ariko ukabona abo ni muri kumwe bo bafite ahandi bari kujyana. Batwara imbuto bari kumwe n'abakozi babo. Hanyuma rero watushaho gato ugiye mu bindi kuko bawizereye ko baguterera. Hanyuma bakaguterera injonjori kazi murabije injonjori nizimera ahubwo ziborera mu butaka. Hanyuma bobo ya mbuto nziza bakajya kuyibyaza umusaruro mu mirima yabo. Rero niyo mpamvu Time itakomeje ni nako nahita mbivugiraho. Time ntago ari hari ari kurangirira. Yari gukomeza. Time yari gukomeza kiri no mu bintu cyatubabaje cyane. Kuko mwari muri kuvuga ati muduhe Time.
rero tubona nta kundi byagenda kuko abo twari twizeye bafashe imbuto nziza cyangwa se ibibarimo byiza bajya kubibyaza umusaruro hanyuma twe badusigira injonjore reka mvuge gutya rero mu njonjore twagize ntago byabaye ngo twite natwe tubibigwari byabaye ngombwa ko tugira ukundi kuntu tubigenza hanyuma dushaka abandi bantu dusora n'ubundi iyi filimi iyo menya ari ijambo rero niko byagenze so rero ndabizi icyo kibazo muzakibaza niko bari guhindagura ntabwo turi guhindagura silivure baradutengushye nta nubwo njye nareka no kubivuga baradutengushye nyine turabara ni abantu mutangira projet abantu turatangiranye nyine badukoreye mujyana ku rugamba bakagusigayo badukoreye n'ako kantu tuvuze nyine n'urwo rugero runanze rw'injonjore like nyine uko ibyo nyine nibyo baduhaye ariko nyine iriya filimi dusohoye ntabwo ari injonjore tubahaye kuriya ni ukwiyubaka bundi bushyashya kugira ngo dusibe icyuho like abandi baduteje kandi nanabashimira basaza banjye ahantu muri muzi ko twafatanyije muri The Time series mugende mugubwe neza muryame mutuje mu mitima yanyu ntahamenye mwiryamire mwumve nta kibazo gihari mwumve batuje mwumve mutuje muryame musinzire mukore mwaradufashije ntabwo twareka kubivuga baturwanyeho sibyo baturwanyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya wabona ni urushishi buriya wabona ari hariya ubushobozi bwanyu bwari bugarukiye so rero iyo utangiye gufasha umuntu ntabwo umucutsa muri buriya rwego ahubwo umucutsa pora nk'abantu kandi buriya ngo harya ngo wigisha umuntu ngo iyo wigishije umuntu ngo kurya ifi mwigisha nuko bayiroba buriya ntabirenze mukomeze mugubwe neza siko bimeze mukomeze bagubwe neza aho bicaye bumve ariko turanabakunda turabakunda mani baradufashije ari amanigo yaradufashije mani turanabashimira n'abasirita mwaradufashije nta n'ukuntu nyine mutagize ariko nyine nubwo mwadufashije Imana ibaho umugisha kuri bice mwaduhaye ariko nyeka natwe mwaradukuyeho boro mani badukuyeho boro wakira bayashaka batwaye ibintu byinshi twabahaye mwadukuye nyine na amafaranga badukuyeho sibyo nta n'ikintu cyadanje badukuyeho sibyo na amafaranga badukuyeho twebwe none kugira ngo none nge nanabemeze kugira ngo naribi nyine rakonti kugira ngo nanabemeze wumve ngo noneho ibintu projet nimba namwe ngo ni projet nimba ari ibitekerezo biri muri twebwe twari dufite byose mani bari kubishyira mu bikorwa turi kubibona ko sibyo buri kimwe cyose turi kukibona nta kibazo ko bari kukigira nyine bagiye kuba nk'abantu duhuje projet bakubwira ngo iyo taguciye amaboko bavuga ngo uwambuwe n'uwazi ntatingata ako kantu guys uwambuwe n'uwazi ntatingata guys mubyumve rero bagiye kumera nk'abantu ngo injyanije imwe n'indyamire cyane nuko nshatse kuvuga so guys ubwo urumva rero ibyo impamvu tubivuze gutyo ibyo twagiye ducamo tugenda tubikurikirana ariko impamvu twaje hano tuje kubivuga naho aho bari bigaye ntago badukoreye neza ku mutima wacu turakeye nta kibazo ariko aho bari bigaye ntago badukoreye neza so impamvu tuje hano rero dufite filime nshyashya bita ngo iyo mbimenya ryari ijambo iyo filime ni nshyashya ejo twarayisohoye mwarayibonye bamwe barayibonye niyo mpamvu twicaranye abayikinnye hano turabashimiye rwose kuba bafashe umwanya wabo bitanze bakaza bakadufasha kwamamaza nibo bantu filimi ishingiyeho aba twicaranye hano nibo bantu filimi ishingiyeho niyo mpamvu twazanye hano badusobanurire ibijyanye na filimi bari gukina sibyo bari gukina murumva harimo ikirundi n'ikinyarwanda sibyo ubwo rero turashaka hagati ubwo muraza kumva twafashe ikirundi n'ikinyarwanda tukabihuza abantu n'abana beza ni abantu bacu turabakunda cyane turabakunda cyane niyo mpamvu rero twicaye hano tuje gusobanura akantu ku kandi sibyo natinze rero muri filimi baragenda bivuga turagenda tubakira bavuga amazina bagenda bakina sibyo kugira ngo tuboneraho kugira ngo twumve imva n'imvano yabyo kugira ngo duhuze umurundi n'umunyarwanda murakoze cyane
reka duhere kuri Miss wacu ahubwo twari kubanza ku Yeah. mudiaspora katazi mudiaspora okay turakwakiriye muri studio za Inze Talks. yego cyane murakoze cyane kwa munyakiriye ndabashimira cyane ku ikaze mwampaye kuja ni filime yanyu kabisa byaranezereye cyane nararyohewe ndanezerwa nari mfise igishika cyane cyo kuja muri iyo filime cyane kuko nararaba nkaja ku mbuga naja kuri YouTube nkaraba ngo Inze Talks nkavuga ati ibintu seriki naraba nkabonamwo mukagaragara neza nkavuga ati iyi filime kabisa aba bantu ndabakunze pe nyene nkabwira n'abagenzi banje ati kabisa harabajene bagenzi banje barakina agafilime karyoshe tukicara tugaterama nange ngira amatsiko yo kuja nange ngo nje ndakina cyane kabisa ko rero mwarakoze kwa mwaranyakiriye iyi filime duheruka gusohora iyo mbimenye ryari jambo naranezerewe cyane ndayirimwo ndaryoherwa cyane n'abarundi bayirebe yaraba kabisa bayirebe rwose bashayiringe bahereza abantu bose ati murundi wacu mu Rwanda rahakiri ibintu n'amavuta mu Rwanda nesa abandi bagenzi banje ko barayira baravuga ati warakize sha yasigaye ari kuri YouTube ryari ribaye n'ijyambere sinababwira reka wumva akantu keza niyo hari akantu cyatuvuga ngo muri Inze Talks umuryango rufunguye sibyo nta muntu duheje nta muntu dusubizayo tweguje tugana tumwakiriza yombi sibyo niyo mpamvu rero tugwaye ikaze wicara utuze unezerwe wisanzure muri Inze Talks cyane gose thank you komeza hama rero maze kubiraba ndavuga ati kabisa je muri Inze Talks ntegezwa kugenda kuraba ibyiza birimo murabibona ukuntu byagiye biragenda nubwo ari rya mbere urabona ko byangoye ariko ubu nizere neza bindi bice bigiye guzosohoka nizera neza nzobikina uko nange urabona nange uzabishobora bizamera neza je ndapita nambaye bingi wow aratubwira bingi yariyo arakutubwira ntabwo twese arakudusobanurira tuzi ikirundi nyine arakudusobanurira ibintu byose ariko nabwo ndabasobanurira nacyoze kuvuga yuko ariko nange murabona ko ndi informe yambaye agapira keza karamubereye Inze Talks wow ibintu bimeze neza uko murabona neza uko ijya filime nubwo ari ubwa mbere ndayigiye urabona ko hanyuma nzagerageza uko nzobanda bishobora cyane kabisa urabona ko ari bukebuke akabazo nshaka kukubaza bari kuguca mu ijambo ucyumva baguhamagaye ati iyi filime uzayikinamo aribwo bwa mbere niki kintu wumvise muri wowe niki kintu wumvise wifashe ubwa mbere nkibona mumpamagaye mumbwira ko nzoba ndi mu bazokina nabanje ndibaza isi ibi bintu ko ari ryamenda bigiyemo nzobishobora maze kuvyibaza ko ndavuga ati kuko byogenda kose nanje sindi umwana ndazi nzogerageza uko nshoboye mwagiye murayibona uko twagiye turakina hamwe byaratugora mukaduhugura mukatubwira ati ahantu bigende gukena gutya ko naranezerewe maze gusanga nabyisanze mukasanga nabishoboye numva umunezero nshangira numva ibyishimo byuko ubwo twobandanyana mutohagarikira ngaha ubu tuvugana abantu abagenzi banje maze kwereka nabereka nkabawohereza amarenki bakareba akavuga ati wa mungu wacu ubu nawe yatagasegare none akarusho Inze Talks show yego zaje mushobora kunsobanurira ukunsigurira Inze Talks ese bisobanura ngo ni Inze Inze Talks sibyo ikintu dusobanura ni nko kukubwira ati ngwino twicare tuganire sibyo ni kwicara ujya Inze ngwino Inze jewe nta kibazo nkuko turi hano turi kuganira ko twicaye Inze Talks tuganire yego niyo mpamvu none se akabantu bajye biracanga niyo mpamvu twashyize iri jambo Inze Talks ngwino tuganire twicare tuyavuge tuyagambe tuyabare mu kirundi tuyabare yego umve tuyavuge oya biraboneka biragaragara biraboneka neza yuko Inze Talks zo tuganire ndavyumviriza narumva ati no show iyo bavye akakantu kasho show urumva ni ikintu gihoraho ahantu haba vibes
sibyo Yego. muri Inze Talks ni kwa barabisekera bishimye nawe cyo mu ibora barya show cyane gusa. sawa ubwo ndagusobanura n'abandi bose ndabasobanuriye yego murakoze cyane kwa mudusobanuriye twari dufise amatsiko kumenya iki kintu cyo gisobanura ariko arakantu naka kantu ukuntu handitse habonye aha hantu ngo handitse ngo home of movazi movie movie story the story story ni inkuru aha ende ni nko kuvuga na story iyi ni home of movazi ni movazi nyine barakubwira hano mu rugo home iyi home isigura ni mu rugo nanzi ngo ni home yindi abarimu baba oya hano barakubwira ni mu rugo mu rugo ofu ni nko kuvuga ati niho bibera aha no filimi tuzitegura na story ni inkuru tuzikorera ubu tuvugana rero hano turi mu rugo cyane turi muri studio za Inze Talks turi muri Inze Talks yego aha nako ndatahuye rero yumva ko byose bisobanukiye kabisa karibu rwose muri Inze Talks murakoze cyane kutwakira hano bari bashiki bawe basaza bakuru bawe cyane wabonye ariko nta ngorane ibemba nicaranye nabyo urabibona ndabona muratagaza uba muratagaza uradututse oya sindabatutse gutagata bisobanura abantu bari abantu beza bameze neza bafise amafreshere gutagata urabibona muratagata namwe aho muri muratagata reka baratagata iyo bariko barakara kajya gafiri baratagata bavuga ati kabisa murundi na waratagase muratagase nago muratagata muratagase so rero murakoze cyane kwa mwaratwakiriye kaze natwe turabyishimiye tugiye kubana namwe byose bigiye gukurikira ntabwo tuzobasiga mwenyene natwe ntituzomera nka Yesu yasize ariko nawe yasize atubwiye ngo sindabasize mwenyene nzobarunga ikirundi mwitsa nanje nubwo bizashika nkasubira iwacu mu Burundi ntabwo nzabasigaje nyene nzapfuma mpiga uyundi mugenzi wanje inshuti yanje ariko nundi wowe na ahantu waje oya Inze Talks n'ibitanda harimo amazu meza harimo aho wakicara ugasinzira urajya hehe bagukeneye muri Edeni ni Edeni kabisa nano hahora ibyishimo nano hahora vibes ndababaza akabazo nta kibazo none ubu ndabazaniye uyundi mugenzanje nawe ko bamaze imisi banyandikira ndavuga ngo muri Inze Talks imiryango rifunguye ni kazi iwacu uraza tukakwakina iki na yombi yego okay ndabizeje nanje ko ngiye kubazanira abandi bagenzi banje nta kibazo rwose karibu neza twikinira agafilme tunezerewe nakari no kwigera ko bajene karibu rwose yego murakoze mani baheza harya muri filimi se hari iyo filimi iri gusohoka ukina witwa nde ukina ukora iki nicyo dushaka kumenya ntuzarebe iki kiganiro azavuga ati se ko harimo umurundi akina yitwa akora niwe boss wa filimi akina ni scene ye ni mezuti turashaka tubwire scene yawe ukuntu imeze muri filimi n'amazina witwa n'icyo ukora muri rya filime rero n'abaciye mu byo muvuga mu majambo make muri rya filime murabona ko ngaragara nk'umukozi izina ryanje ni Murundi kuko murumva mvuga ikirundi nivyo nta kibazo muravyumva pe okay naguciye mu ijambo mpamvu twanditse Murundi sibyo ayo bavuga ati se kari umurundi kucyo utavuze izina rye bashaka kumenyekane sibyo izina rye rimenyekana nuri hirya akavuga ati Murundi akora nabonye muri film akinetwa Murundi niyo mpamvu twavuze ati izina ryawe rikomeze ryitwa Murundi nabandi turimo kugenda tubasobanurira nyine kugira ngo bagende no mu nyuma nibatabona mu ijambo Murundi bakabona nitwa irindi akubaza amenye ko ari ni wa Murundi muri ya film yakini ya mbere cyane umva sese niyo turi neza ndabimenye neza ako munasoma nta kibazo mutaza gutukana inyota muri Inze Talks nta nyota tugira oya nta nyota ujya bavuga ngo mu kirundi bavuga ngo bifurirwa biriko bijya bifurirwa biriko mba turiga n'ikirundi hano turabana twize ikirundi
baravuga ngo bifiriga biriho ahubwo yari kuvuga kuvuga ngo bifurirwa biriho ni ukuvuga mu kirundi cyumvikana numvise reka ndagusobanurire neza nta kibazo ni ukuvuga bifurirwa biriko aho wari umugani bavuga ngo bifurirwa biriko bagaca bakwaje ngo bifurirwa biriko ngo wo kwishura iki ucuvuga ati nibisunzo usanga atari byo mu nago tubizi urumva biba hasi mu kuzimu barabitera hamwe gafurira kwivu wowe nyari kwivu kabona igiti carumye ukibaza ngo nta kintu kiriko ariko bifurirwa biriko urabifurira ko biba byarashoye bisobanura guys mukomeze mwe mu bigeni kirundi kabisa ayi ngori kubifumbira nanjye ko nzi ubwenye banye bigeni kirundi kabisa kujya dukora ibintu arije bazaba mushanga nahemba mushanga nayo okay mushinga naho murundi ngaho gutya turi kuvuga bahita bumva ni murundi like film ishobora kuzarangira hagire n'izindi ukina hanyuma vuga amazina yawe vuga ati nitwa murundi ariko muri iyi filimi nakinnye nitwa gutya like kugira ngo nibakubona mu zindi movie bazamenya turiya nubwo akina yitwa wenda Safari like amazina ye naya ngaya tubwiye so gatonya murabona ko mwija filime nakinye munyitago murundi ariko siyo mazina yanje iryo zina rya murundi mwarishize ko kugira ngo abazokurikirana ifilime yacu bazobone turi ko twumva avuga ikirundi ni murundi n'izina rye amazina yanje basanzwe banzi ko banyita Rubentwari Siriyake Jay Winner ko nakazina bongeye ko nyene kubujene nawe uravyumva Jay Winner Rubentwari Siriyake Jay Winner ariko ari insobanuro y'iryo zina Siriyake ntimuryumve se Siriyake gusa ni izina ry'amavuta ni muvyibaza cyane ni izina ritagase Siriyake risobanura ni umwana yavuka mu miryango abantu bakunda gusenga ko nange murabona ko nkunda gusenga none se arakanca kukubaza yego guys mambo tukibanze kuri uyu ni mu diaspora ni umushyitsi dufite hano sibyo uyu dusanzwe dukinana mwarabonye mu Zambia mambo twibanze kuri wowe turashaka kumenya imva n'imvano n'igitekerezo cyavuye kuki utagiye mu bindi bintu wenda uvuga ati uje mu gukina uje gukora indirimbo uje mu gukora amakomedi uje gukora wenda uje mu bindi bintu ako witaze film yego ni ikintu cyakwinjije muri cinema cyane muri cinema film cyane so jewe ikintu cyatumye nezerwa nuko no kwinjira muri filime akenshi naje narakunda nkunze kuraba filime cyane maze kuba nkunze kuraba amafilime nkumva ibyishimo byuko nanje nokina filime so gatonye ndafite inshuti zanje muzorabe namwe no ku YouTube muzorabe mwandikemwo iragira ibi mukirabamwo iragira ibi muzobonamwo umuhungu w'inshuti yanje nawe ni inshuti nyene twamye dukunda gutera inkuru tukaganira akambwira ati umuhungu nyene nkamubaza ukuntu yinjiye mu filime akambwira nawe nyene arambwira ati nimbona nanje uburyo ndashobora nange kuguruza YouTube yanje nkayifunguza nkabona nange nkazana kintu filime mfise n'abagenzi banje numva ndaryohewe ndiko ndaraba ukuntu akina biranezera niko nabonye iteka nyene ko yo utekereje ikintu kenshi ni Imana irabikora Imana ibigukorera cyane niko uca mbona namwe mumpaye ikaze mwambwira ati urazoza dukinane nta kibazo numva ndavyishimiye niko nari mfite amaranga mutima urumva inzozi zawe uri kugenda uzigeraho cyane gose none se niki kintu ni nk'uhe urumodo wawe ufata nk'ikitegererezo kuri wowe igitekerezo kuri wowe so ngerageje kuraba muri make ninde muntu ugendera muri film uvuga ati ngewe uyu muntu nanjye ndashaka kugera muri iki kirenge cy'uyu ngerageje kuraba abantu benshi urabona iyo ukunze gukina filime uramamara bigatuma ugera ahantu utoshitse kuko ubu tuvugana ushobora kuba nakinye mw'iyi filime yanyu ya In The Talks mugasanga nawe ni yawe rega nawe ni yawe rwose nawe ni yawe rwose ubu naba nagari yacu si yuyu si nawe irimo nanye ndimo nawe urimo rwose nk'urugero
reka mvuge mu kinyarwanda rega nubwo ndi umurundi oya ntacyo oya ushaka uvuge mu kirundi cyane kugira baraba byumve baraba cyane babireba nk'akarorero kuko ugenda usobanura ikintu uvuga ikintu ukumva uriya nacyumvishe uragenda ukimusugurira neza ukisobanura neza yego bo nk'akarorero murabona ko turimwo dukinana mu iyi filime iyo mbimenya ryari jambo murabona YouTube yacu in the talks kuba ndimo rero dukinana aha ejo bundi canke ejo ishobora gushika iyi filime dukina zigakundwa cyane kandi deja nuko ndiko ndabibona izi filime zacu zishobora gutera imbere natwe tugatera imbere kuko bavuga ngo mu kirundi bavuga ngo akataraza karahinda ibiri imbere nivyo vyiza nivyo byinshi gusumba ivyarangiye bisigura ko ngerageje kuraba nararavye ndaraba abandi bagenzi banje intambwe bateye hagati umuntu ageze ku rwego rwa kure naje nashobora gutera imbere biciye mu filime kanaka ko murabona turabwa n'amakungu abantu benshi baraturaba ubu nk'ubu n'umuntu atazi ko ndinga hamwe iki gihugu canyu ubu yaramaze kubibona nawe uri cyane nawe ni cyane ubu namaze kubicyamamara cyane abati kabisa umuhungu wa kanaka yagize yagiye mu filime yamaze go ubu nitwe muri diaspora ha ubundi umuntu akomeye cyane kabisa rero nandi ndiko ubu ibi bishobora kumpa gutuma ntera intambwe kanaka nkagera ku rwego ntoshitseko ko bashobora abantu hari ngomeje nkubaza yo umishe rero azina ryira filime ngo iyo mbimenya ryari jambo yego wumva rifite uburemere wumva ryoroheje naho kabazo nshaka bo je ngerageje kuvyiyumvira ngo iyo mbimenya ryari jambo bisigura ko yarayoba ntiyambimenye kuko iyo yabimenya byari kumuha inyigisho akamenya ati mbega ko ngerageje kubireba kuko so nk'akarorero nk'ubu ngubu umuntu akubwiye ati wowe rero ejo uzogenda mu Burundi akaba yabikubwiye urabimenya yuko ejo nihagera uzoja mu Burundi ariko ejo hageze ukabona atamuntu yigeze abikubwira ukabona ejo harageze umuntu akubwiye surprise kubwiye tumva rero ambara tugende mu Burundi babanza ukikanga se ibi bintu bibaye nibiki ko atavyo natekereje ko atavyo narinzi ubwo se mu Burundi ngiye gukora iki niyo mpamvu icyo filime uzoyikurikirana kuva aho itanguriye agakurikira igice ca kabiri ca gatatu azokuramwe inyigisho nyinshi kuko igice ca kabiri bazora bitonde barabe uko byagiye birakurikirana bazona ko iyo abimenya ko ryari jambo by'ukuri kuko wibuke ko urabona mama ujya mukobwa yaramuhanura akamuhanura ariko umukobwa abifata nk'ibisanzwe yavuga ati mama nta kibazo ndabibona urabona ndakuze urakuze ariko aza kwicuza mu nyuma ariko sha yo ndabimenya ibintu ntabwo byari kwa byamubaye byabaye surprise bazobibona abadukurikirana bazobibona uko nyene bambimuteye nivyo babibone yuko ujya mwana w'umukobwa iyo yabimenya ko ivyamubaye ko bitari kumushikira niyo nsobanuro numva igaragara sinzi ko hari ukundi kuntu mwamuvye ahubwo ngiye ukuntu burasa agenda avuga ko nayumva kuravuga ngo iyo mbimenya ryari jambo mba numva ari nk'umwana arayike cyangwa se umuntu utarumvishe shobora navuga ngo ni inama amanuro z'umubyeyi nguko wambwira ikintu yayike wenda ukambwira ati uyu munsi ntujye mu mujyi mba numva ari nko kwicuza ashaka kujya mu Burundi akambwira ngo njye mu mujyi hanyuma ngiye mu mujyi mutikangonga Nyandi tuvuga ati Nyandi kamufeshe yara murundi yavuze ngo agiye kujya iwabo mu Burundi none deni ngiye nkahita mubwira ati waretse kujyayo ko hari ibibazo none deni nguyu akanga kunyuma akanangira amatwi akamatwi akavuniramo ibiti akagiye kugahata cyane yajya agahura n'ikibazo ariko kuko nta muntu wicuza atawe yajya nyine agahura n'ikibazo wiwe yahura n'ikibazo agatanya gutekereza akavuga ati iyo mbimenya simbe nahaje siba bimbayeho nuko niko marira filimi irimo utuntu
guys mbifurije kuyireba nzaba ndeba ibyayo twagiye mukobwa mwiza ngatubwira guys mumeze mute so mwabyumvishe rero kuno filime yacu meze jewe usanzwe harimo abantu batazi amazina yanjye amazina yanjye nitwa Mukayiranga Fieti ayo niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi banjye so ikintu ngiye kubabwira rero iyo filime mwumvishe twakoze ikiganiro ndi umukinnyi wayo ariko nkaba nyina ni umwana wo mu rugo ugira mama wanjye wenyine papa wanjye ntawe uriho so ikintu rero ikintu navuga kuri iyo filime ni nziza kandi irimo inyigisho pe mwarabibonye kuyo ejo twasohoye itangira mwabonye aho nicaranye na mama wanjye abahungu so nakabibabwiye ariko kambasigire amatsiko mumenye impamvu ese izo nama mama wanjye yangiraga narazikurikije cyane aramutengushye yari ari kukubwira ngo ureke abasore mwa mama nanga abasore b'iki gihe ni atari kwera amaje kumbwira ngo ntabwo biri kugenda neza abangu b'iyi minsi ubundi murabaho mutemwa ko bari kutubuza oye w'iyi minsi abangu nuko birinda reka so ikintu rero nababwira cyatumye njye muri ino filime najyaga ndeba amafilime y'abandi bantu nkumva ndayakunze nkareba abanyambo bakinamo njyewe ni ryari basi nzagera no kuri YouTube basi nanjye hakagira nk'abantu bagira amatsiko yo kumbona nabonye izo filime mpita numva nkunze filime akanajya bavuga natwe kadushyira akacu tuvugire Inze Talks yazizwe rimwe kabiri kukurumba Inze Talks yazigiye muri tari yaje mukoka ngo tuza kuvuga tugiye kuvuga Inze Talks yazigiye kuko bamugiye kukubwira gutyo hari abantu barifite inombero zabo n'inzozi zo gukina filime niyo twavuze ati Inze Talks yazigiye rimwe kabiri gatatu Inze Talks yazigiye Okay, gukomeza nacyoza. Muri bake nababwiye nagiye mbona abantu bakina amafilime banyambo bisubiremo bamikibura nkunda ukuntu miki acting wiwe na nyambo ndabikunda barana baroro modo kuko bakina filime zabo bakina ziba zirimo inyigisho apana uburara kandi filime zabo ziba zirimo ku buryo bereka abana b'urubyiruko uburyo nawe wakitinyura ugakora mwabonye ko Miki yatangiye gusohora filime yiwe kandi Imana ikomeze imushyigikire n'abandi bakorana so nenye babwira rero byangiye nakunze uburyo uyu n'umushiti wanjye twarakoranye kandi namushimira urukundo akinyereka so rero niwe wamamagaye arambwira ati se ko tugiye gukora filime ndamwira ati se ryari arambwira ati rero wendaza kukubwira n'umunsi tuzayishutingiraho ndamwira ati nta kibazo ngiye ndahari so igihe cyarageze rero arabimbwira ndaza ndeba ukuntu bakitinga ndabikunda ndanabashimira na bagenzi be nuko ntago twabazanye hano banyeretse ikaze rishoboka kuko ntago nahageze ngo banyijundike cyangwa bavuge bimwe by'abanyarwanda babona umuntu bagatangira kungurana mu matwi ndabashimiye rero urukundo mwanyeretse ikintu rero mbizeje sinzabatenguha kuko ibi ngibi turi gukora ni uburyo bwo kugira ngo n'abazatubone babone ko ntabwo badufite muri twe cyane dufite aho dushaka kwigeza so guys rero filime yacu urabona ko twasohoye igice kimwe cya mbere kikaba cyaranabateye amatsiko ndabijeje ko vuba mu minsi mike itanarenze turasohora ikindi gice kandi ikindi turabakunda so uyu munsi ndumva ari ku wa mbere ku wa kane
tuzatwayisura no kwa kane cyangwa nubwo bayisura kwa gatatu Katesere kwa kane nibwo kwa kane byiza ngenda bibijeje ntabwo nzabatenguha Katesere rero kwa guys kane. mukomeze mutwereke urukundo mudushyigikire nk'abana banyu natwe tugire aho twakigeza dutere intambwe y'ababyeyi bacu bagezeho so ubwo rero ntabwo nakiharira ijambo njyenyine gusa nyine mba mbabwiye ririya jambo iri zina ry'iyi filime yacu ukuntu impamvu bayisohoye bavuga gutyo nyine ngo ko mwumvishije urugero twatanze kuri Murundi n'urwo mushiki wacu yaduhaye so ririya zina ry'iyi filime yacu ririmo ibintu byinshi kandi muri abantu bakuru nabo bazagenda basobanukirwa gusa nyine bateye amasiko impamvu bakoze iyo filime n'iryo zina ryayo so hari akantu ngiye kongeraho ari ukuntu wicaye ureba filimi z'abandi sibyo ugira amatsiko uvuga ati se nanjye naca kugira ngo nyine nanjye basi ni wakana uvuze neza cyane niyo nagaragaramo gusa niyo nawe ntacyo ndi gukina ariko nkagaragaraho sibyo urumva ko ari nomero zawe wagize ni nk'ibyifuzo cyawe sinzi baragisengeraga wenda wow urumva ni ubwo ni nk'ikihe kintu wenda kuko uravuze ati nge tuziranye cyane kandi nabyo ni byiza n'abandi bose mwagiye mumenyana ni byiza kuko waje mu muryango waje mu bavandimwe waje kuri basaza bawe bakuru barumuna bawe bakuru bawe sibyo niyo tuvuga ati iwacu muri Nze Talks imiryango rifunguye duhamagara n'abandi bakaza nibone ko turi hano twenyine hari n'abandi impamvu twaje turaba aba nibo filime ishingiyeho niyo mpamvu twaje utumeze aba babiri turi hano sibyo so ikintu ngiye kuvuga urumva waricaye utekereza ati niyo nanjye nagaragaramo none urubyumva ute umaze kugaragaramo irayike umuntu ari kuguhamagara ati Fieta ati kabaye ndukureba ngende kuvuga urabyumva ute sibyo urabyumva ute muri wowe filimi none uri gukina ariyo shingiyeho kuko niwe rishingiyeho uburyo numva ndi kwibuza ndi kubona ko no mu zindi tuzakina hari aho nzaba ngeze kandi nkashishikariza abagenzi banjye kutugana gukora umutima mubi dufite cyane so yimara kumva barabamagaye ngo twubonye ko zibabeshye ko hari umuntu wamamagaye barambaza ngo sigiye kina filime numvishe mfite ibyishimo kuko nanze kubimubwira nanga no kubishyira stati ngo birebe cece ko ibyo Murundi afite ibyo Murundi afite ari kubibyina so guys urumva waze gukina filime wavuye ahantu mu kindi gihugu ikindi gihugu barakureba aho waturutse ako kantu bazaguhamagara ubu bazavuga ati like Murundi ntabwo yabaye mbo harameze neza kabisa ikintu gishimisha uzi kugira ngo Nyabugogo ukumva umuntu ari kugukora ngo harya ngo sukina filime okay akantu rakanywera ugazaga muri ari kugushimasha mukamusigara mubaza wibeshye ati tinari mbonye kina filime Nze Talks yazi igihe rero mukanseka nakarana ko kabari sawa no twakomeje guys nta kibazo turi ku kibazo mu gihe umusaza wanjye yarambajije ngo ukimara kumva abantu baguhamagaye ngo usigaye kina filime wiyumvisha ute nawe basobanuriye ko niyumvishe numvise mfite ibyishimo ndavuga ati mana ibyo nasengeraga urabisubije bonye ko udakora nk'umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ujya gukora ikintu akaguca intege nta kintu kirimo kwaga mpamvu ngubwiye gutyo ngewe bamaze kubona ko harimo abantu babibonye bati ubwo ugiye gukina filime birarangiye ugiye gupfa wowe birarangiye nuko bahita bavuga umukobwa yagiye imbere ya kamera nta mugabo cyane ngo baba batinya ngo mufite amafaranga bamwe barambwiye ngo ugiye kuba ibitambo by'abasitari bari hejuru yawe ndavuga ati ntabwo twe tubayeho kubw'Imana ntabwo dutinya imigambi y'abantu cyane
sibyo ntabwo tubayo kubw'amano y'abashaka aryo ko ahiriwe wow ikiganiro cyaryoshye kabisa rero ko umusaza nyamwe ngo nabyiyumvisha utuye na simba beshe nagiye mu nzu ndabyina wow ikigiranye wow ndavuga ati bucye bwitwe wow n'abamvu yo kwiheba ndavuga ati mana umera abantu batangiye kunyereka urukundo bambonye bwa mbere bajya no gushyigikira rero bajya no gushyigikira ndabakunda mumfashe mu kigikire gira aho ngera mu nzozi zanjye mfite wow none se ninde muntu urumodo wawe nyine muri filimi uvuga ati ureberaho ndashaka kuba nk'uriya sibyo kuko umuntu akora ikintu afite umuntu agenderaho we n'iki kintu niwe ndi muntu ugenda kuri wowe uvuga ati nanjye basi niyo nakicarana nawe ariko muri filime zisanzwe mbona so simbabeshye rero umuntu mbona navuga ngo nagenderaho namubabwiye umuntu mbona nagenderaho ni Miki okay ni abantu babiri ubundi ni Miki na Nyama Miki aho uri hose urumva ko ufite inshuti yawe ahantu bari hose urumva ko ufite umukunzi wawe mufana wawe ashaka kugera aho amaze kugera we na Nyama cyane impamvu mubwira ngo abantu babiri nuza Miki ntago amaze imyaka mike yakinnye filime ko nyine namukurikira yatangiye 2023 ubwo yatangiye gukina filime ni wa wundi nyine ziko natwe no mu Burundi bakunda kumuraba cyane numva ko nawe nuko nawe ni nuko nawe bakubwira ngo uwagezeyo yego nawe wageze batangiye nawe bari batangiye kuguhamagara ariko wayifunze ati kanaka we dombo twakomeje sibyo ni abantu babiri bari abantu nkunda kubakurikirana kuko maze kubona ko ari aho bigejeje kandi maze kubona ko bagenda bafasha abantu bari bakiri hasi yaho nabo bari so rero bari abakuru banjye aho bari ndabakunda nifuza kuzicarana nabo basi bakambwira babiti okay batangiye nawe uko batangiye niko nawe watangiye nawe niko ugiye gutangira etape urinde ugera wumva umutima wawe wumva ugeze ikintu nabashimira bakomeze rwa rukundo bafitiye abantu babakene batishoboye kuko bagenda babafasha mu buzima bafite uko bifite nabo so hano bari rero ndabakunda rero nifuza kuzicarana namwe okay so guys murakoze cyane ko mudukurikiye cyane turanabashimiye rwose abumvaga ibyifuzo ibitekerezo bajya babitanga bagiye bumva bishimiye mu mutima wabo kabisa mwakoze kudukurikirana naho ubutaha abo bantu badushiriye babatwoherereza ubutumwa ahubwo ko mbashaka ngenda bakomeze badushyigikire ibyo dukora byose amasheya bakomeze babigeze kure n'ubutaha tuzagaruka dukora ibindi bintu byiza cyane murakoze cyane naho ubutaha Imana ibarinde so dore burakeye